ubukwe bwa Merci nahaguruke yanyu imbere. Yaje arahari isona y'akaraha ntagiye gutya babikunda kubona jewe n'abandi buriya hari n'ahadasa nawe adasa nakomeza hagane simubiri ikirugo kwicara nababwiye kuvuga adasa akomeza hagarare na Merci na Consolare nahaguruke muhaguruka abakobwa namwe tubiyege umukobwa wa Murange umukobwa Mutware nahaguruka komeze bahagarare barebe kugira ngo bazabatwere barabatwaye ubu nibwo bukwe dufite uyu mwaka nibwo twabashije kumenya hari ayandi yakwinjiza tutarakira ubwaje ubwa diodeniyo amakora aracyahari abangaba turaberetse kugira ngo muzaba kamubwiga n'abandi bataravuga minisitiri ushaka kuvuga abandi bataravuga minisitiri hari Franco hari Manzi hari abazaberetse bose Museveni hari Kado na Museveni abo ni abantu bose turi muri saa kimwe niyo mpamvu ndi kubavuga abo bose rero muzabatwerere muzababwire kandi mubatabire n'ubu umwana wamugisha cyane wanasubiwe aduhaye ifatamisha abayumbi niyo mpamvu Fredy igisubizo ujya mu magacenga na korasi ariko iminota 30 turaza guseka ko tumaze gukora dukeneye kumva ijambo turagabanya turakora 20 kugira ngo Antoine Kayisire inshuti ndamukunda nawe arakunda araza kubihana niba baraga nawe basi uza kubihana kuri inshuti uza mu rubira rero arashambere missionnaire kiri ari bakumbuye nari maze ukwezi n'igice muri Nairobi nivuga butumwa urukubitira amashi gufata ukwezi n'igice ugafata umugore mukagenda nivuga butumwa mwasize umwana w'umwaka umwe ndashima Imana simvuze ngo mbiyemere ngo hari abagiye mu butayu hari abagiye kure ariko ndashima ko yandenze Imana yakwicura ikindi ndashima hiye umukubitira amashi ku bwa hiye hiyo turabakunda kandi Imana yakumwe nawe umugira ubwoba niyo bakadogo baragiye turabwira ba anje twaravuga awiye Diane wahiriye bavuganye gutaha ari kumbwira uburyo Imana ari n'imbaraga rero mukomere kandi turi kumwe nawe mutambuka abayumbe nitumara Fredy na Nagisubizo umwanya ariko amakosa atari benshi imwe umukobwa wa Kenzo bita murakoze Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana cyane. Babigiye neza ntabwo washatse ngo bangure nanze kwakuza. Ntabwo nari impari. Ntabwo namwe mutarashatse cyane. Rero turi mu kwezi kwa gatanu kandi uyu mwaka igihe kinini nari mu umuyobozi w'abana ariko kamanze bazi ikibazo cy'amatsiko umuntu twagiye twandikirana ndagira ngo murebe mubwire ikintu kimwe
niwe twandikirana. Hari igihe usanga abantu perezida n'igihugu cya perezida baba bakomeye, ukaba wandikiranaga n'undi muntu hanyuma bakaza kubwira ngo perezida kwakire. Icya mbere numvise umuyobozi wa gahunda avuga ngo bazongera abantu nihe bose yari umuntu antumiye arambona, sinzi aho abantu bakura ngo bafite inshingano nyinshi. Muri iki gihe nta nshingano ufite, meze nk'umumotari utagira moto aho ubonye motararo. Ubwo rero iyo abantu bantumiye ndaroba nyine, ubwo baba bandobesheje, hanyuma bavuga ngo kuri kimwe mbwira n'ubu dusohotse imijyi uraza muri izo namwanira yanjye rwose uzanyandikira nyiguhe washaka ko duhurira mu rugo, washaka ko duhurira muri kafe bakugurira ikawa uzihitire. Ubwo sinkoroheje niwe uzihitira. Nashaka kumenya aho ntuye nzamurangira aho ntuye, kuri kaburimbo byagoye kwamenya rwose. Nashaka ko duhurira kuri kafe ahantu aho ntuye naho zirahagije ari nyinshi, nzamura duhuriye kuri kane kuzamamaza hano singuka. So ibi kibazo ndagikemuye, ibyo bifuzaga bihawe. Amen. Kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana si ry'ubutinde yabwiye ngo basabe n'Imana. Ubundi kwiga kubwiriza hari ikintu umwarimu yatubujije. Yatubwiye ngo nubwiriza abantu ari muri fete, kuri aniverseri, babonye diplome, babyaye, bakoze aniverseri igihe bamaze babana, hari umuntu wabonye promotion, yewe no mu cyiciro. Tuwe ngo iminota 20 ibihagije kuko abantu ntabwo baba baje mu giterane. Uyu munsi rero muri aho tugeze, ntabwo twaje mu giterane, twaje muri concert. Na concert nayo ifite traitement imwe niya fete. Ntabwo bibigisha amagambo makeya, ariko ntabwo bibigisha amasaha abiri, kuko hari ikintu kimwe nshaka kubigisha. Nabonyemo abamama ntabwo arimo nabigisha uko uri umumama wese ndabizi neza ngo umupasitori wewe wa Kristo igihe kirekire, iyo bigeze saa moya n'igice umutima w'umumama uba wageze muhira. Ubishaka utabishaka niko abamama bakuze. Immediatoma saa moya n'igice upfa kuvuga mu mutima we arakayongera akavuga ngo madamu wagombye kuba uri mu rugo. Siko bimeze. Ubwo n'abapasitori bari mu muzabyi ureka ko kwiyoroje ntacyo niwe. Buriya hari abagabo bamwe bajya banga ubutumwa bwiza kubera ibyo dukora, akabura umugore we saa moya n'igice, umugore we ntawe uhari, iyo wari ugomba gusonga akavuga ati kuba umugore wanjye yagiye, hanyuma akaza gutaha akihangana kuko aza aho wagiye, ubundi agafata ubundi ku bwanjye. Saa moya n'igice, saa mbiri ko puritari ugomba kubarimo. Iyo muzabyigiye murabwira ibyo nakuye muri experience zo kumusha. Yambaye kamwe hanyuma ninjire mu nyigisho. Burya ibintu bimwe mbabwira ntabwo ari ibintu by'ubunebwe. Abana bagomba kubera mu by'abantu b'abanebwe, ubundi umurimo w'Imana, umurimo w'Imana ukorerwa ku isi. Kandi umurimo w'Imana ukorerwa ku isi ugomba kumenya ko abantu bose batawurimo nabo urimo ntibabyubakira. Rero utangira amasengesho y'iminsi 40 buri mugoroba turi ku rusengero, umugabo abwira umugore we ngo ngiye mubwize ukuri. Urumva twebwe turabasore b'abana kandi banazi ko ariyo ngiye kubabwira kandi ibintu bya 20 byabagamo bati muzasenga iminsi 20. Urambwira ko uzamara iminsi 20 mutajya abayisilamu? Ati buri mugoroba muri ku rusengero. Ati mubwize ukuri nowe. Ati niba umugabo wawe iminsi 40 simikwemereye muzagisenga. Baraza arambwira ati rero umugabo wanjye we ntabwo ari umwandikani, cyambwiye ngo rwose ngo 40 simisenge nibagirwa kuko ngo niyo niyemeza guhitamo 40 ngo nzayisenge ntayo wacu. Nawe barakwirukanye ati nanjye ndakwirukanye, sinzakubone hano n'umunsi n'umwe, nawe kugira ngo ugire urugo rubi. Basenza amasengesho y'iminsi 40, wagira urugo rwiza usengera kuko dufite na YouTube ugikurikira online.
nakubwira ati niyo online uzayireke umubwire ngo pastor yambwiye ngo aho kugira ngo ngire urugo rwiza ujya gusenga nami urugo nagiye gusenga nagira urugo rwiza asengera mu rugo atabwe mu rotiro tukubiri pastor wacu atekereza nawe yakubwiye muki yambwiye ngo 40 gusa kuri izo kondisiyo ntazambone ku rusengero aho kugira ngo ngire urugo rubi nareka gusenga pastor wagiye kubwira ibi undati niyo wakubwira ibi pastor twari wakubwira ibi undati kino none muhaye gusa 40 uzayisenga none se wanguza gusenga arakuya atubo ubwo pastori wa yumva ubwiza bw'urugo rwanjye abufite ku mutima izi neza yuko n'ubundi ntabwo azansengera ujye gusenga rero babwira iki ujye mwiga kwiga bo mu bantu nibigeze iki umenye yuko hari abandi mu bana batabyishimira iyo utizera n'abana namwe iki basigaye batubwira ngo bana b'urukuri ngo babayirara ngo bitinya yenda shaka abakuru basobanutse bafite umurongo badafite izina ribi haba ku ishuri haba mu rugo haba no mu kazi aho hantu batatu ku ishuri abakuru baratsindwa ngo bagiye gusenga mu rugo ugasanga abandi barabinubira kubera gutaha amajoro ya saa 4 saa 5 saa 6 urugo rutari urwabo ibyo mubyikorera ibyo mbabwira niyo shaka uburokore ufite ubuhamya ikintu gifate abashumba muri Rwanda mu bifate abayobozi b'amakorali mu bifate turashaka uburokore umurimo w'Imana ufite ubuhamya nawe ubundi iyo usha ubuhamya bwo mu ukica ubuhamya bwo ku ishuri ukica ubuhamya bwo mu kazi n'ubundi ntabwo uri ufite umwana ntabwo ikeneye uzakubeshya yuko umurimo w'Imana uraha ukica ubuhamya bwo mu rugo ukica ubuhamya bwo mu kazi ukica ubuhamya bwo ku ishuri azaba yarakushutse uzabyicuza nyuma Imana ikubwira ariko biriya ntabwo bisigeze bigutegeka ujye muri gukoresha iyo mpamvu ugiye gukoresha neza kugira ngo ibyo navuze abamama mwese mutahe abagabo bababone mbabwira ngo pastor yatubwiye ngo tujye dutaha kare tubyiteho amen rero izo ni inshingano Tuza, se mas amor,